Nongeye kugusuhuza kandi nkwaye ikaze wamaze gukora subscribe hano kuri 7K TV. Nk'ibisanzwe nta kindi tuba tubazaniye uretse amakuru abagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Kuri ubu rero tukaba tubazaniye amakuru kuva mu karere ka Rubavu ahazwi nk'Igisenyi, aho ihohoterwa ryo mu ngo ryaba riri gufata indi ntera. Iri hohoterwa rero rikaba atari irya hohoterwa risanzwe rikorerwa abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange, aho biba bikorwa n'abagabo ndetse badasize n'abana, ariko ubu ngubu noneho ngo abagabo akaba ari bo batangiye kujya bakorerwa ihohoterwa ndetse mu buryo bukabije ndetse bunasuzuguritse cyane. Iyi nkuru iravuga yuko ngo bamwe mu bagabo bo mu kagari ka Kibirizi, umurenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu, batangaje ko bari gufata icyemezo cyo guhunga ingo zabo babitewe no gukubitwa n'abagore bishakiye. Aba babwiye Radio na TV1 ko mu bihe bitandukanye bagiye bagirana amakimbirane n'abo bashakanye maze bagahitamo kureka ingo zabo. Umwe yagize ati naba ntashye akaza akamfata mu mashati umugore akaniga pe. Mbega umugabo agitaha mbere y'uko umugore yamubaza ati se wirute mugabo wanjye iki, umugore ahita amusingira amufata mu mashati amuniga, nta kindi kintu baravugana. Uyu avuga ko igihe kimwe yigeze kwandagazwa n'umugore mu isoko. Wibaze umugabo washatse akabyara gufatwa n'umugore mu isoko, umugore yishakiye akamwandagaza akamukubita akamutera umunigo mu isoko rwagati. Atamaze kumfata ijosi abaturage bose barahuruye, isoko ryose riraza riratuzenguruka. Uyu akomeza agira ati umugabo ari aho Canada, nta muntu umurengera w'umuyobozi kuko bareba ibibazo bakabica ku ruhande. Abayobozi biravugwa yuko nta n'umwe witaye ku guhohoterwa kw'abagabo, kandi iyo ari umugabo ngo wahohoteye umugore nta nubwo bazuyaza kuba bagutambikana cyangwa se baguta muri yombi. Undi nawe avuga ko abagore bari guhohotera abagabo, ati mu ngo hasigaye habera ibintu byinshi kugeza ubwo umugabo afata umwanzuro wo agata urugo rwe akikodeshereza bitewe n'uko urugo rwe rwamunaniye. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu, Ishimwe Pacifique, nawe ahamya ko ikibazo cy'ihohoterwa kigaragara muri uyu murenge ndetse no mu yindi, gusa ko bagihagurukiye. Ati ikibazo cy'amakimbirane mu miryango kirahari ndetse kiraduhangayikishije twese, kuko umuryango ari wo igihugu cyubakiyeho. Muri Rubavu hari ingamba twafashe zo guhugura inshuti z'umuryango. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko hahuguwe abantu 1036 muri gahunda y'ibiganiro Sugira Muryango. Ni gahunda igamije gutanga ibiganiro ku miryango yagaragayeho ikibazo cy'imibanire mibi. Ubuyobozi buvuga ko umuryango wakurikiranwe wongera ugasubirana kabone n'ubwo waba waratandukanye. Bamwe mu baturage bavuga ko nibura umwaka ushize ingo 16 zabanaga mu makimbirane akomeye, aho umwe yashoboraga no kuba yakica undi cyangwa se akaba yamukomeretsa mu buryo bugiye butandukanye. Cyane ko nk'aba bagabo, urumva umugabo nimba yaragezweho akubitwa n'umugore, ubwo umugabo wakubiswe n'umugore bitangira kumvikana mu bundi buryo, ndetse kugira ngo yikureho igisebo cyangwa se kugira ngo nawe yirwaneho, akaba yakoresha imbaraga z'umurengera cyangwa se akaba yamwubikira, akaba yamugirira nabi ndetse bikaba byanamuviramo urupfu.
Akarere ka Rubavu rero kakaba kavuga ko kafashe ingamba zo kuba bagenda bunga ndetse banongera kugenda nyine bunga aba bana babana mu makimbirane kugira ngo babashe kuba bayavamo, cyane ko hari nk'ibirego byinshi mwagiye mubona mu binyamakuru ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye by'abagabo bagiye bica nk'abagore. Urugero twaguha ni nk'umugabo witwa Uwizeye Amuri wo mu karere ka Ngoma akekwa kwica umugore we witwa Mukamugema Anosiata amunize, ndetse uyu mugabo akaba yamaze kuburanishwa mu ruhame imbere y'inteko y'abaturage. Iyi nkuru nayo twayikuye ku kinyamakuru cyitwa Muhazi Yacu kuwa 2 tariki 9 Mutarama 2024 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaburanishije mu ruhame uyu mugabo w'imyaka 41 akurikiranweho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake yakoreye umugore we. Icyaha uyu mugabo wo mu mudugudu wa Mibirizi akagari ka Cyerwa umurenge wa Gashanda akurikiranweho ngo cyakozwe mu ijoro ryo ku ya 16 Ukuboza 2023 nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha bwo yaburanaga mu nteko y'abaturage yo kuri uyu wa 2 aho icyaha cyabereye. Ikinyamakuru Muhazi Yacu kivuga ko ubushinjacyaha burega uyu mugabo bwavuze ko muri iryo joro Uwizeye yakubise umubiri wose w'umugore we witwa Mukamugema Anosiata akoresheje inkoni, ndetse ngo arangije aramuniga kugeza amwishe. Bwavuze ko ngo yabitewe no kumufuhira cyane ndetse n'ubusinzi, bikaba ari ibikorwa bigize icyaha cyo kwica umuntu ku bushake biteganywa kandi bigahanishwa ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso bushingiraho burega uyu mugabo kwica umugore we, birimo kuba akimara gukora icyaha yarabuze mbega muri make ahungira mu rufunzo ruri mu murenge wa Sake, hanyuma inzara imwishe avamo, abaturage baramufata ashyikirizwa ubugenzacyaha n'ibindi. Bwamusabiye igihano cyo gufungwa burundu naramuka hamwe n'icyaha ndetse n'impozamarira ku muryango w'umugore we yishe. Uwizeye Amuri ahawe umwanya ngo yiregure, yemera ko yishe umugore we bivuye ku nkoni ashobora kuba yaramukubise bikaba intandaro y'urupfu. Perezidante w'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma yahaye umwanya ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugabo arimo ashaka kuvuga ko inkoni yakubise umugore we apfa mu rwego rwo kujijisha no gushaka guhindura inyito y'icyaha kikaba gukubita no gukomeretsa byaviriyemo umuntu gupfa. Isomwa ry'urubanza riteganyijwe kuwa 16 Mutarama 2024 saa 8 zuzuye z'amanywa. Ibi ngibi tukaba tuzabakurikiranira iki kirego uko kizagenda, ndetse tunabagenda tubakomeza kubamenyera amakuru nk'aya ngaya kugira ngo mugende mumenya se mu Rwanda byifashe gute, mu turere aho mutabasha kugera. Wowe icyo tugusaba ni support yanyu, kugenda mukora subscribe kugira ngo tubukomeze kubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Komeze mukore subscribe ubundi tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane.